buri gihe abantu bareba Amerika nk'imbaraga z'isi, ariko ukuri nuko hari ibintu byinshi utabona. Hari imbaraga n'ubwenge buhishwe bushyira imbere ibyemezo bikomeye. Uko Isiraheli ikoresha abahanga bayo n'ikoranabuhanga mu ibanga bigena inzira Amerika igenderaho. Abenshi ntibazi ko ibyemezo bimwe byose bifite umukono w'inyuma, akenshi utagaragara. Ibi si ibintu bihita byerekanwa ku mugaragaro, ahubwo ni imbaraga zifite icyubahiro n'ubushobozi budasanzwe. Ubu ni ubutegetsi bw'ibanga bukora mu ibanga, bushobora guhindura inzira y'amahanga, ingaruka zikagera ku bantu benshi ku isi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu abantu benshi batekereza ko ari ukuri ariko atari ukuri. Icyo ugomba kumenya nuko nta kintu kibaho ku isi kitagira ibanga ryacyo, kandi hari abategeka ibintu mu buryo bwihishe, bafata ibyemezo bikomeye, mu gihe abandi batekereza ko amahanga ayoborwa n'ibigaragara. Ibi nibyo bizadufasha kumenya ukuri. Kuba Amerika igaragara nk'imbaraga, ariko inyuma y'icyo kigaragara hari umuyobozi w'inyuma wihishe, ufite ingufu zidasanzwe. Umunsi umwe uzasanga isi yose ikurikira inzira z'abo bantu bake, ariko benshi ntibazigera babimenya. Uyu munsi tugiye kumenya ukuri guhishwe. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Ndayishimiye Jean Claude. Ese koko imbaraga z'isi zigenzurwa n'abo tutazi? Hari ibintu bitagaragara ku maso ariko bigahindura isi yose. Hari igihugu gifite igitinyiro ku isi yose, Amerika. Ariko se koko nicyo kiyoboye byose, cyangwa hari ikindi gihugu cyicaye mu gicucu gifite imbaraga zisumba iza ba nyir'imbaraga ubwabo? Ibi nibyo benshi batigeze bibaza, ariko uyu munsi turaza kubyambura ubwira kabiri. Mu gihe abantu bose bareba White House, hari abandi bareba Tel Aviv. Mu gihe isi yose yumva amagambo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abandi bamenya ko ayo magambo aba yateguwe na ba nyiramabanga bari i Yerusalemu. Iyi si ni nk'amashusho abiri akina icyarimwe. Hari ibyo ubona n'ibyo utabona, ariko ibitagaragara nibyo bifite imbaraga nyinshi kurusha byose. Kuva mu ntambara ya mbere y'ubwenge kugeza mu myaka ya none, abahanga, abashakashatsi n'abajyanama bakomeye ba Amerika benshi baturuka mu gihugu kimwe, Isiraheli. Barimo abahanga mu buvumbuzi, mu ikoranabuhanga, mu bijyanye n'ubwenge n'ubumenyi bwa gisirikare. Nibo bubaka imiyoboro, bakagena uburyo amakuru atembera, bakarinda Amerika, ariko mu ibanga bakayiyobora. None se ni gute igihugu gito nka Isiraheli gifite abaturage batarenze miliyoni 15 gishobora kugira ijambo rinini ku gihugu cy'abantu barenga miliyoni 300? Igisubizo ni iki: nuko Isiraheli itagirwana n'amasasu gusa, irwana mu bitekerezo, irwana mu bwenge, irwana mu kumenya uko isi ikora. Mu by'ukuri Amerika ni igihangange ku ishusho, ariko iyo urebye imbere muri systeme yayo uhasanga umwuka w'ibitekerezo byaturutse i Yerusalemu. Niyo mpamvu bamwe bita Isiraheli isoko y'ubwenge bw'isi, igihugu cyahawe umugisha n'Uwiteka. Kandi iyo ushatse gusobanukirwa imbaraga za Amerika, ugomba kubanza kumenya ko Isiraheli itunganye. Reka dusohoke mu byiringiro byo kumva cyangwa guhora tubona ibigaragara, twinjire mu mwijima w'ibitagaragara, aho amafaranga, ubuhanga na politike bihurira. Turebe ukuntu Isiraheli yakoresheje ubwenge bwayo mu kubaka ubutegetsi bwa Amerika buyoboye isi. Kuva mu ntambara ya kabiri y'isi kugeza mu gihe cya none, nta gihugu na kimwe ku isi kigeze kigira ubucuti bumeze nk'ubwa Amerika na Isiraheli, ku maso n'ubufatanye busanzwe mu bya politike. Ariko munsi y'ubwo bufatanye harimo umuyoboro w'amabanga, ubuhanga n'ubutasi budasanzwe. Byose byatangiye mu myaka ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Icyo gihe Amerika yari imaze kuba igihugu gikomeye cyane, ariko yari ikeneye ubuhanga n'ubwenge bwo mu burasirazuba bwo hagati. Isiraheli yari igihugu gito gishya, cyari kivutse mu mwaka w'1948, ariko cyari gifite ikintu Amerika itari ifite: ubwenge bw'abantu bazi uko amakuru atunganywa, agenzurwa kandi akoreshwa. Kuva icyo gihe Amerika yatangiye gukorana na Isiraheli mu buryo bw'ibanga. Ntibabaye abavandimwe gusa muri politike, ahubwo babaye n'abavandimwe mu butasi. Mu myaka y'1950 kugeza mu 1970, CIA n'ikigo cy'ubutasi cya Isiraheli Mossad batangiye guhanahana amakuru, gutegurana ibikorwa no gufatanya mu bikorwa byo mu bwenge. Ariko uko imyaka yagiye ishira, Isiraheli ntiyabaye umufatanyabikorwa gusa, yabaye umujyanama w'ibanga. Kuko mu gihe Amerika yibandaga ku ntambara zigaragara, Isiraheli yo yamenye uko intambara y'ubwenge ikinwa. Abashakashatsi benshi bemeza ko ibintu byinshi Amerika ikora mu by'ubutasi n'umutekano, nk'ukuntu bakusanya amakuru ku isi cyangwa uburyo bakoresha mu gucengera mu bihugu by'amahanga, byashingiye ku buryo Isiraheli yakoresheje mu myaka y'1960. Ibyo byatumye Amerika ifata Isiraheli nk'ishuri ryo kwiga uburyo bwo kumenya isi mu ibanga. Ese wigeze wibaza impamvu intwaro zigezweho za Amerika nyinshi ziba zifite igice cyakozwe na Isiraheli, cyangwa se impamvu abasirikare ba Amerika benshi bajya kwitoreza muri Isiraheli? Igisubizo ni uko Isiraheli ifite ubunararibonye mu ntambara nyinshi zidasanzwe, intambara z'imitekerereze, iz'ubutasi n'iz'ubumenyi. Amerika yabonye ko kugira Isiraheli mu ruhande rwayo ari nko kugira ubwonko buyifasha kuyobora mu ibanga. Mu myaka y'1980 kugeza mu myaka y'1990, ubwo isi yari itangiye kuba iy'ikoranabuhanga, Isiraheli yakomeje kuba ijisho rya Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Yayihaga amakuru ku bihugu by'Abarabu, ikayifasha mu gucengera ibikorwa by'abanzi, kandi rimwe na rimwe ikayigenera uko igomba kwitwara. Aho niho byatangiye kugaragara ko Isiraheli
atari umufatanyabikorwa gusa ahubwo ari umutware w'ubwenge, aho Amerika yahindutse umusirikare ukora ibyo asabwe. Ni ibintu bitavugwa ku mugaragaro, ntuzigera ubibona muri raporo za politiki cyangwa mu majwi ya White House, ariko iyo winjiye mu nyandiko z'iperereza, mu mateka y'ubutasi no mu bikorwa by'ubumenyi, usanga Israel ariyo yubatse uburyo Amerika iyobora isi muri iki gihe. Iyo utekereje kuri CIA na NSA cyangwa ku bijyanye n'imiyoborere y'ubutasi bwa Pentagon, ntibikwiye kwibagirana ko imitwe myinshi y'ubwenge ibikora yavuye mu bitekerezo n'uburyo Israel yubatse sisitemu yayo. Mu magambo make, Amerika ifite ingufu, ariko Israel ifite kontrole y'ubwenge bwayo. Reka twinjire mu bindi bitagaragara cyane: amafaranga, ubucuruzi n'ubukungu, aho turabona ko imari, ibigo bikomeye, amabanki yo muri Amerika byagiye bigenzurwa n'abantu bake bafite imizi muri Israel. Niho tubonera neza ko imbaraga nyazo z'isi ziba zitagaragara mu maso, ahubwo ziba mu biganza by'abantu bake bazi guhisha no gutegura byose mu bwenge. Buri gihugu gifite imbaraga zacyo, bamwe bafite ubutaka, abandi bakagira ingufu z'intwaro, abandi bakagira abaturage benshi. Ariko hari igihugu kimwe cyumvise kare ko imbaraga nyazo ziri mu mafaranga: Israel. Kuva mu ntangiriro, Abayahudi bari abantu b'abacuruzi, abatekereza cyane n'abahanga mu kugenzura imari. Ariko ubwo Israel yavukaga bundi bushya mu 1948, ntabwo yari ifite amasoko menshi cyangwa ubukungu bwagutse. Yari igihugu gito cyifashisha ubwenge mu gusunika isi. Abayahudi benshi bari bamaze imyaka myinshi bari muri Amerika, mu gihe abandi bari bakiri mu Burayi no mu bindi bice by'isi. Ariko ubwo Israel yavukaga bundi bushya, byabaye nko gukangura umutima umwe. Abanyamafaranga, abashoramari n'abahanga mu by'imari bari muri Amerika batangiye kubaka network idasanzwe. Iyi network ni yari y'ubucuruzi gusa, yari y'ubutegetsi mu buryo bw'amafaranga. Mu myaka y'1950 kugeza mu 1960, Amerika yari igikura mu makuba y'intambara ya kabiri y'isi. Yari ifite amahirwe yo kuba ikigo cy'isi mu by'inganda, ariko ntiyari ifite abahanga mu micungire y'amafaranga ku rwego rwo hejuru. Nibwo byatangiye Abayahudi benshi bakomoka muri Israel cyangwa bafite imizi yo mu muryango w'Abayahudi batangiye kwinjira mu mabanki manini ya Amerika, mu bigo by'ubucuruzi no mu masoko y'imari ya Wall Street. Ntibigeze baza basakuza, ntibigeze baza nk'abafata ubutegetsi, ahubwo binjiye gahoro, nk'ubwenge bwihishe inyuma y'ibitabo bya banki. Mu myaka mike, amazina nka Goldman Sachs, Lehman Brothers, Salomon Brothers n'ayandi menshi yaratangiye kugenzura ubukungu bwa Amerika. Ayo mazina yose afite inkomoko imwe: abashoramari b'Abayahudi. Ibyo byabaye intangiriro y'uko Israel yubatse ubukungu bw'ubwenge, aho ifaranga ritaba rikoreshwa gusa, ahubwo rikaba intwaro yo kuyobora isi. Ubundi abantu benshi bibwira ko imbaraga za Amerika ziri mu gisirikare, mu bikoresho by'intambara cyangwa intwaro za kirimbuzi, ariko mu by'ukuri intwaro zikomeye kurusha izo zose ni ubumenyi mu kugenzura ifaranga. Israel yabigize filozofi. Abandi batekereza intambara z'amasasu, iyo yatekerezaga intambara z'imari, za stock market n'ubucuruzi mpuzamahanga. Kuva mu myaka y'1970 kugeza ubu, Israel yubatse umuyoboro ukomeye uhuza imari, politike n'iteka ry'isi. Iyo usomye neza mu makuru, usanga buri kintu gikomeye mu bukungu bwa Amerika gifitanye isano ku buryo butaziguye n'abantu bafite imizi muri Israel. Iyi niyo mpamvu bamwe bita Israel umuryango w'ubwenge n'imari. Ni abantu bake cyane, ariko bafite uburyo bwo kumenya aho amafaranga aturuka, aho ajya n'icyo akoreshwa. Iyo usubije amaso inyuma, ukareba uburyo ubukungu bwa Amerika bwazamutse nyuma y'intambara, ukareba uburyo Silicon Valley, Wall Street na Federal Reserve byabaye ibirindiro by'amafaranga, uhita ubona ikintu kimwe: hari ubwenge, ubumenyi n'imiyoborere yihishe inyuma y'ibyo byose. Iyi imbaraga zose z'amafaranga ziba zifite abashinzwe kuzigenzura. Aba bantu baba bafite ubutegetsi burenze ubwa politike. Mu by'ukuri urebye ku isi ikora, ubona ko politike ari nk'inyuma y'urujo, ariko imari ni moteri yitwara. Uburyo Abayahudi bashyizeho Wall Street Networks byatumye baba bafite ijambo ku bikoresho byose by'iterambere, ndetse n'igihe Amerika yibwira ko iyoboye isi mu bukungu, nyamara hari undi uyiyobora mu buryo butagaragara. Abahanga bita ibi The Invisible Empire of Finance. Ni imbaraga z'abantu bake zigaragara zidasakuza, ariko zigenzura uko ifaranga rihumeka. Iyi Israel ifite ijambo muri ayo mafaranga, bivuze ko ifite ijambo mu migambi ya Amerika no mu migambi y'isi yose. None sibwo tubivuze uko biri, ninde ufite ubutegetsi? Ni Amerika ifite imbaraga z'imbunda, cyangwa ni Israel ifite ubwonko buyobora imari, ubwenge n'isesengura? Icyo nicyo kibazo gikomeye cyo kumenya aho isi yerekeza. Reka turebe uko byose bihuzwa n'ikoranabuhanga, uko Israel yubatse uburyo bwo gucunga amakuru, kugenzura ikoranabuhanga no gukora intwaro zifata amakuru yose y'isi. Aho niho tubona neza uburyo imbaraga z'ubwenge zisimbuye intwaro z'amasasu n'intambara y'ikoranabuhanga, y'ubwonko n'ubutasi. Iyo amafaranga atangiye kugenda mu buryo bw'ikoranabuhanga, ubukungu buhinduka intwaro, n'ikoranabuhanga rikaba imbunda itagira amasasu. Israel yabyumvise kare imbere y'abandi bose, mu gihe ibindi bihugu byibazaga uburyo bwo kubaka ubukungu, yo yabibonyemo uburyo bwo kubaka control system y'isi yose, uburyo bwo kumenya, gukurikirana no kugenzura amakuru yose y'isi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Byose byatangiye mu myaka y'1970, igihe isi yatangiraga kumenya icyo bita information age. Icyo gihe Israel yari ifite abasirikare b'abahanga mu by'ubutasi no mu by'ikoranabuhanga. Aba basirikare bakoreshejwe mu gukora startups, mu kubaka software systems no mu guhanga uburyo bwo gufata no gusesengura amakuru mu buryo budasanzwe. Nibwo hatangiye gutungurana. Abantu benshi bakoraga muri izo startups n'ibigo by'ikoranabuhanga, nyuma baza kuba abashinzwe umutekano wa Amerika, abashinzwe iby'amakuru muri Pentagon, cyangwa abayobozi ba tech companies nka Google, Apple na Microsoft.
Microsoft mu buryo butavugwa cyane. Amerika yatangiye gukoresha abantu benshi bakomoka muri Isiraheli mu mishinga ya tekinike, mu bijyanye n'ubutasi n'isesengura ry'amakuru. Byatumye Isiraheli iba mu mutima wa tekinoloji ya Amerika mu bijyanye n'itumanaho, mu mutekano wa interinete no mu gucunga amakuru y'abaturage. Iyo urebye uburyo NSA, National Security Agency, ikora, ubona uburyo bimwe mu bikoresho by'imiyoborere yayo bifitanye isano n'ubuhanga bwa Isiraheli, ndetse n'abahoze muri Mossad benshi bagiye kujya gukorana na CIA na FBI. Icyo gihe isi yari itangiye gukoresha internet cyangwa se network y'ibihugu y'amakuru, y'ubucuruzi n'itumanaho, ariko mu buryo butazwi na benshi. Ibigo byinshi byakoze software cyangwa hardware by'ingenzi ku isi byari bifitanye isano na Isiraheli. Urugero, Checkpoint Software Technologies, NSO Group, Unit 8200 Alumni Startups ni ibigo byubatse systeme zikoreshwa n'amabanki, ibigo by'ubutasi ndetse n'ibigo by'inganda z'intwaro. Iyo usobanukiwe ibyo, wumva ko Isiraheli atari igihugu gito cya Middle East, ahubwo ari hub y'ubwenge bw'isi. Unit 8200 ni ishami ry'ubutasi rya gisirikare muri Isiraheli, rikoreshwa mu gufata, gusesengura no gucengera mu makuru y'amahanga yose. Aho niho havuka inararibonye nyinshi z'ubutasi, abahanga mu ikoranabuhanga n'abahanga mu mutekano wa cyber. Iyo barangije muri Unit 8200 bafungura companies z'ishoramari mu ikoranabuhanga zikorana na Amerika, zigurisha security systems ku bigo bikomeye ku isi, ku buryo amakuru menshi y'isi anyura muri software zakozwe n'abahoze muri Israel Defense Forces. Ibi bivuze iki? Bivuze ko mu gihe ibihugu byinshi bikoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, hari aho amakuru yabanyura kandi ako kanya bafite umuntu uri kuyareba. Iyo network ya tekinoloji ya Israel yubatse neza ku buryo ibigo bya Amerika bikomeye nka Google, Meta, Amazon bifite links n'ibigo bya Israel Engineers. Ibi byatumye Israel iba igihugu gifite control y'amakuru y'isi mu buryo butagaragara. Abantu benshi batekereza ko Israel ari igihugu gito gifite imbaraga za gisirikare gusa, ariko mu by'ukuri intwaro zayo zikomeye si imbunda cyangwa indege z'intambara. Intwaro zayo zikomeye ni amakuru, tekinoloji n'ubushobozi bwo gucengera. Iyo ugenzura amakuru, uba ugenzura icyerekezo cy'amahanga, kandi iyo ugenzura tekinoloji, uba ufite ubutegetsi ku isi yose. Uyu munsi isi yose iri mu ntambara idafite amasasu, intambara y'amakuru y'ikoranabuhanga n'ubwenge. Israel yamaze kuba imbere muri iyo ntambara. Amerika ikaba nk'igisirikare gikoresha intwaro cyubakiwe mu maboko yayo. Ubwenge bwose bw'isi, data centers, satellite, intelligent networks bifitanye isano n'imiyoborere Israel yabayeho imyaka myinshi. Niyo mpamvu bamwe bita iki gihe the digital empire of Israel. Mu myaka myinshi ishize, abanyamerika benshi bibwiraga ko igihugu cyabo aricyo gifite ijambo rya nyuma ku isi, ariko iyo witegereje neza usanga hari ikindi gihugu gicunga byinshi mu ibanga rikomeye. Israel niyo yakoresha imbaraga z'intwaro cyangwa ubukungu gusa, ahubwo yakoresheje ubwenge, imikoranire n'uburyo bwo kugera ku mutima w'imiyoborere ya Amerika. Ntibigeze binjira muri White House nk'abantu basanzwe, ahubwo binjiye nk'abajyanama, abashakashatsi, abacuruzi n'abanyabwenge, ndetse n'abanyapolitiki bafite ubwenegihugu bwa Amerika, ariko imitima yabo n'inyungu zabo zikaba zifite imizi i Tel Aviv na Yerusalemu. Mu bihe bya nyuma, mu gihe cy'amatora y'abaperezida, abenshi mu bahatanira ubutegetsi muri Amerika babanza kugenda muri Israel mbere yo gusura ibindi bihugu. Mbese bivuze ko Israel yabaye urufunguzo rwa politike muri Washington. Kugira ngo umukandida atsinde, agomba kwereka Israel ko atazahungabanya inyungu zayo, byaba mu buryo bw'ubutasi, ubucuruzi cyangwa intambara. Mu myaka y'1980 hari igihe abasenateri ba Amerika bavugaga bati kuba umunyapolitike muri Amerika ntibishoboka udafitanye ubucuti n'ihuriro rya Israel Lobby. Iri huriro rizwi nka AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, ryabaye nk'umutima w'imbaraga za Israel muri Amerika. Si ishyaka rya politike, ariko rifite imbaraga kurusha menshi mu gihugu. Rigenzuraho amafaranga y'amatora ava, rigenzuraho inkunga ijya, ndetse rimwe na rimwe rikanagena icyo abanyamakuru bagomba kugaragaza cyangwa guceceka. Aha niho ibintu bihinduka ibirenze. Iyo igihugu cyigenga gitangira kugendera ku bitekerezo by'ikindi gihugu, ntabwo kiba kikiri ubutegetsi bwigenga, kiba cyahindutse umuyoboro. Israel yabaye umuyoboro w'ibitekerezo, iyobokamana ndetse n'ubutasi bwa Amerika. CIA na Israel Mossad barakorana cyane kurusha uko abantu babitekereza. Hari amakuru avuga ko bimwe mu bikorwa Amerika ikora mu burasirazuba bwo hagati biba byateguwe mu buryo Israel yabanje kubyemeza kugira ngo inyungu zayo zitabangamirwa. Nuko rero iyo wumva Amerika itangaza intambara muri Palestine cyangwa ikamagana igihugu cya Iran, ntukibwire ko byose biva muri White House. Hari igihe ibyemezo bifatirwa mu mabiro y'abantu bake cyane biyicariye i Tel Aviv, maze bikanyuzwa mu nzira z'inshuti, mu nyandiko z'ubujyanama, bikagera kuri perezida wa Amerika nk'ibitekerezo by'imbere. Muri make, Israel niyigaruriye Amerika nk'uko ubona igihugu gikoloniza ikindi. Oya, yabikoze mu buryo bw'ubwenge, mu buryo bw'amateka, mu buryo bw'iyobokamana no mu buryo bw'ubucuruzi. Niyo mpamvu benshi bavuga ko Amerika ifite amaboko menshi, ariko umutima wayo ushobora kuba uterera i Yerusalemu. Mu myaka y'1950, igihe Israel yari ikiri igihugu gito,
gifite ibibazo byinshi by'ubukungu. Abayahudi benshi bari batuye muri Amerika batangiye gushyira hamwe, bubaka amabanki, amasosiyete n'ibigo by'ubucuruzi bikomeye cyane. Ntibigeze bavuga ngo turashaka gutegeka Amerika, oya, baravuze ngo turashaka kugira ijwi rifatika mu buryo Amerika ifatamo ibyemezo. Ariko uko imyaka yagendaga, ayo majwi yahindutse ingufu, kugeza ubwo usanga muri banki nini, buri studio cyangwa igitangazamakuru gikomeye ndetse n'amasosiyete menshi y'ubucuruzi muri Amerika bifitemo igice gikomeye cy'abafite inkomoko muri Isiraheli. Niyo mpamvu iyo witegereje neza usanga hari imbaraga zitarimo gusakuza, ariko zifite uruhare rukomeye mu guhitamo umukuru w'igihugu, gukuraho undi cyangwa guhindura uko rubanda batekereza ku kibazo runaka, kuko uko abantu batekereza niko n'igihugu gikora. Iyo ushoboye guhindura ibyo abantu bumva, ibyo bareba nuko batekereza, uba umaze gutsinda intambara y'isi yose utarashe isasu na rimwe. Ese wigeze wibaza impamvu ibitangazamakuru byinshi bya Amerika bihora bivuga inkuru zifitanye isano na Isiraheli mu buryo bwiza, cyangwa impamvu inkuru zireba Palestine zigaragazwa nk'ibibazo bya terorisme aho kuba ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu? Nuko inyuma y'ayo masitidiyo manini harimo amafaranga menshi n'ubucuruzi bwubakiye ku nyungu za Isiraheli. Reka turebe urugero: Hollywood, ahantu hacuruzwa ibitekerezo kurusha ibindi ku isi. Amwe mu masosiyete akomeye nka Paramount Pictures, Warner Bros Pictures, Universal na Disney amenshi afite inkomoko cyangwa ubufatanye n'abafite imizi muri Isiraheli. Bitegereza neza ibyo abantu bareba nuko babyakira. Iyo bashyize mu nkuru y'amafilime umusirikare wa Amerika arwana muri Middle East, akenshi baba bategura mu mutwe wa rubanda igitekerezo cy'uko abanyaburengerazuba barwanya abanyabyaha, ariko inyuma y'iryo jambo hari gahunda ndende yo gutuma abantu bose bemera ko ibikorwa bya Isiraheli nabyo ari ukwirwanaho. Mu rwego rw'amafaranga ibintu birakomeye kurushaho. Banki nkuru muri Amerika, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, zose zifitwemo imigabane y'abantu bafite imizi muri Isiraheli. Ibi ntibivuze ko ari bibi, oya, ariko bivuze ko amafaranga menshi yinjira, asohoka n'ahanyuzwa afitanye isano n'imiyoborere ya Tel Aviv. Iyo Isiraheli ikeneye inkunga y'intwaro, imishinga y'ubushakashatsi cyangwa gushyirwa mu majwi neza, ayo mafaranga akora akazi kose mu buryo butavugwa. Ibi byose byatumye Isiraheli iba igihugu gifite ijwi rikomeye kurusha uburemere bwacyo ku ikarita y'isi. Igihugu gito mu butaka ariko kinini mu bitekerezo, kiri mu bwonko bwa Amerika, mu makuru yayo, mu mashuri yayo no mu ndangagaciro za rubanda, kuko icyo gihugu cyemera kikaba kigiye kuba cyo. Niyo mpamvu bamwe bavuga ko Isiraheli yategetse isi mu buryo bw'ibitekerezo, Amerika ikayitegeka mu buryo bw'imbaraga. None se niki Isiraheli ikoresha kugira ngo igumane ayo maboko abiri? Intwaro ya mbere ni amafaranga, intwaro ya kabiri ni itangazamakuru. Zombi hamwe zifite imbaraga zishobora guhindura ukuri kukaba ikinyoma, cyangwa ibinyoma bigahinduka ukuri. Mu by'ukuri Amerika ifite ububasha bwo kubwira isi ikikwiye gukora, ariko Isiraheli ikagira ubuhanga bwo kubwira Amerika ikigomba kubwira isi. Nta mwanya w'intambara muri ibyo, ahubwo ni imikoranire y'ibanga ishingiye ku kwizerana, ku bushobozi no ku nyungu ziremereye. Mu myaka magana ashize, ibihugu byinshi byagerageje gutegeka isi binyuze mu ntwaro, ariko ibi bibiri byasanze hari indi nzira, inzira y'ubwonko. Iyo ushoboye gutuma abantu batekereza uko ushaka, ntukeneye kubarasa. Ibyo nibyo bituma kugeza ubu Amerika ifata ibyemezo byinshi bitavugwa n'abantu bake, bigahinduka iby'isi yose. Hari abantu benshi bibeshye batekereza ko Amerika ariyo yaremye Isiraheli, ariko iyo winjiye mu mateka, mu bukungu no mu mitwe y'abahanga, usanga ubu Isiraheli ariyo yubatse Amerika mu buryo butavugwa. Iyo urebye mu mateka, mu by'ukuri Isiraheli n'Abayahudi bo muri Amerika nibo batanze ingingo nyinshi zatumye Amerika iba ikiri cy'uyu munsi, muri za banki zikomeye, muri Hollywood, muri Silicon Valley no mu nyigisho za politike n'ubwenge. Ntabwo ari imbaraga z'igisirikare, ahubwo ni imbaraga z'ubwonko. Isiraheli yubatse Amerika binyuze mu gutegura abayobozi, abahanga n'abagaba b'ibitekerezo, maze Amerika ihinduka ijwi ry'isi, ariko umutima wayo uterera Tel Aviv. Hari byinshi byabaye mu buryo butavuzwe. Isiraheli yabaye nk'umujyanama udasakuza, ariko wumva. Wowe ureba Amerika iri mu bikorwa byayo byose, muri politike, mu ntambara, mu byemezo bya UN, ariko inyuma y'iyo sura hari network y'ubwenge n'ubufatanye bwimbitse butigeze buvugwa mu ruhame, aho ibitekerezo biva, aho impamvu zubakira. Byose bikunze kuba bifitanye isano n'ibitekerezo byaturutse mu banyabwenge bo muri Isiraheli. Uburyo Isiraheli ikoresha si ubutegetsi bwo hejuru, ni ubutegetsi bw'ibitekerezo. Ni uburyo bwo gushyira ibitekerezo mu mutwe wa Amerika, kugeza igihe Amerika ubwayo itangiye kubikora nk'ibyayo, kandi nyamara ari gahunda ya kure. Niyo mpamvu mu bitekerezo bikomeye by'isi usanga Amerika idakora ibintu bitandukanye n'ibyo Isiraheli yabibona bikwiye. Ese ubwo mu by'ukuri ninde utegeka undi? Urebye hejuru usa n'ureba Amerika iri hejuru, ariko iyo ufashe umwanya ukareba inyuma, mu mateka, mu bukungu no mu bumenyi, ubona neza ko Isiraheli ariyo yubatse urufatiro rwose, maze Amerika ikaba igikoresho cyayo cy'ijwi. Si ukugaragaza ko ari bibi, oya, ahubwo ni ukwerekana ko hari isomo rikomeye hano. Imbaraga nyazo ziri mu buhanga, mu kumenya no mu guteza imbere abahanga. Isiraheli yabaye igihugu gito, ariko gitegeka ibitekerezo by'isi binyuze mu gihugu kinini. Yigishije isi kutagomba kugira ingabo nyinshi kugira ngo ube ufite ijwi rikomeye, ahubwo ugomba kugira ubwenge bwinshi. Ikibazo cyo gutekerezaho, ubu isi yose iracyavuga Amerika nk'igihangange cy'isi, ariko mu bwonko bwacyo, mu mutima wacyo no mu bitekerezo byacyo
harimo ubuhanga bw'igihugu gito cyubatse ibitekerezo nk'imiyoboro y'umuriro. Ibyo nibyo bituma isi y'ubu itazigera iba nk'iya kera, kuko abazategeka ejo bazaba atari abafite intwaro, ahubwo ari abafite ubwenge bwo kuyobora abandi mu buryo butavugwa. Mu gihe benshi barwana ngo bagire ijambo, hari abamaze imyaka bararyubatse mu buryo butagaragara. Iyo niyo mpamvu isi yose ikomeza gukurikira Amerika, kandi Amerika nayo igakurikira Isiraheli. Ndabashimiye cyane mwese twabanye muri kino kiganiro, ngira ngo usabe wowe utarakora subscribe uyikore, dukomeze kubana mu biganiro byiza bigiye gukurikira. Sawa, ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.